We are deeply amakuru disappointed dufite by nuko Rwanda's ubuyobozi recent bw'u Rwanda n'abasirikare ba M23 n'ishyaka ryabo ribashyigikiye rya AFC batari kumvikana. Barimo barasuranamwo kwabo ndetse hari ibyo batari kumvikanaho bitewe nuko n'ibyo bemeranyije bitigeze byubahirizwa na bamwe mu bayobozi barimwo muri bo ubwabo. U Rwanda rufite ibyo rwemereye igisirikare cya M23 ndetse n'ishyaka rya AFC ifite icyo ryemereye igisirikare cya M23. None kubera ibyo bemereye cya gisirikare kiyobowe n'umwe mu bahoze mu bakongomani mu gihe cya mbere ndetse akaba ari n'umunyamurenge babandi bajya bavuga ngo baricwa ari we Sultani Makenga, ntawe yigeze ahabwa ibyo yemerewe, niko kurakara no gutangira gutongana nabo mu buryo bwo guterana amagambo, ndetse nanone hakaba ari ibyo leta y'u Rwanda iri kumusaba atari gukora. Niyo mpamvu rero ubona igisirikare cyabo cya M23 kitari gukorana neza n'ishyaka riyobowe na Colonel Ndanga na Joseph Kabila. Igisirikare cya M23 cyari gifite aho cyagombaga gufata n'ibyo cyagombaga gukora, ariko kuva Joseph Kabila na Colonel Ndanga babizamwo ibintu byose byarazambye kubera ko ngo barifuza kurwana kugeza bafashe Kinshasa, mu gihe uyoboye igisirikare Sultani Makenga n'umwungirije Byamungu Bernard bo bakomeza kuvuga ko bitari ngombwa bitewe nuko ibyo bari kubona bishobora gukurura umwuka mubi. Nyamara u Rwanda rukagumya kubashyiraho igitutu rwirengagije ko narwo ruri mu mazi abira bitewe n'iminsi isigaye iri kubarirwa ku ntoki ndetse igera kuri 10 yonyine. Iyo minsi igera kuri 10 niyibura kugira ngo igisirikare cyabo gitangire kuva mu gihugu cy'abandi nibitaba bityo bizagenda nk'uko byagenze muri Venezuela. na Nicolas Maduro yatangiye agaragaza ko ari umugabo ushoboye ufite imbaraga wabasha guhangana n'ubutegetsi bwa Donald Trump, nyamara byabaye mwese mwabirebeshisha amaso yanyu. Niyo mpamvu rero n'u Rwanda rero rukomeza guhatiriza bari mu barwane narwo ruri mu mazi abira bitewe n'ibyo rwumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi isi yose itegereje kuzareba kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 15 icyo u Rwanda ruzakora, niba ruzabyubahiriza cyangwa se utazabyubahiriza. Ayo ni amagambo y'amavugwa n'umwe mu bayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Michael Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ikaze kuri Exaf ukurikirana ikiganiro mu buryo burambuye. Nyaboneka rero mbabwira ngo ngiye musanzwe mukurikirana kuri no YouTube channel. Kontra yanjye irimo rarangira, isigaje amezi agera kuri 2 kugira ngo irangire. Rero niyo mpamvu nanjye nafunguye YouTube channel yanjye ndetse ngiye kuzajya ncishaho ibiganiro. Ushaka kuzajya rero tubana mu sesenguzo bwanjye, ni warakunze ibyo nkora, reba ku yindi channel iri hasi uri kubona hari udufoto tubiri, ukandeho urebe channel yitwa Nyitagatete, ukande subscribe. Ningi ukande subscribe twuzuza 50,000. Hari n'igihe kontra yakongerwa, ariko mu gihe nyine iba itongerewe twakomereza kuri yitwa Nyitagatete, nayo tugakomenya kubahereza amakuru. Iriya niyo yanjye. Ningi rero nayo ndacyari kwikoraho mu gihe ntaramenya igihe bizahagararira, ariko mureke tube dukandaho subscribe byibuza nzatangire kwikoraho 10,000 byuzuye. Ngo ikaze rero, reka twumve uburyo bimeze uyu munsi mu byo nce kukubwira nk'uko bitangiye muri kubyiyumvira nk'inyeshyamba za M23 ndetse n'ubuyobozi bwayo bwo mu ishyaka rya AFC muri bizo ko bitandukanye, ndetse n'u Rwanda ubwabo ngo hari ibyo batatangiye kumvikanaho, bari gutongana haba kuri General Sultani Makenga, Colonel Ndanga na Joseph Kabila, ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Retired General James Kabarebe. Ngo hari ibyo batari kumvikanaho bitewe n'urugamba ndetse no gufata ibice bigiye bitandukanye. Ibyo rero bigakurura umwuka mubi hagati y'izo nyeshyamba ndetse nanone n'ubwo butegetsi muri rusange. Ngo ikaze rero kuri Exaf Info News, kanda aho buto yanditse subscribe, ukandi no kunzogera ndetse unakande kuri subscribe kuyitwa Nyitagatete, ziri kumwe aho ngaho zose zikanda subscribe. Iyi ngiyi yuzuye 50,000, nyine yindi yuzuye 10,000, dore turacyageze kuri 300. Nihuse cyane rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yo imirwano cyakomeje kuba mu gihe u Rwanda rukomeje nanone gushyirwa ku gitutu cy'iminsi bura byibuze arawe iminsi igera ku 10 kugira ngo ingabo zabo zibe zavuye ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabibasabye.
bashyizeho ingamba ndetse banashyiraho n'ibintu bizakurikiraho mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zitavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko u Rwanda ruzafatirwa ibihano birengeje ibyo rwabonye, ndetse bahita banafata ibihano babifatira uruganda rw'u Rwanda ndetse rusanzwe rutunganya zahabu Gasabo Gold mu rwego kugira ngo berekane ko biteguye kuzakora n'ibindi bishoboka n'ibihano bishobora kuzagera ku bukungu. Ibihano bya mbere n'ibyari bikomeye cyane kuko byari byafatiye igisirikare ndetse n'abasirikare muri rusange. Nanone hafatirwa imitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko Minisiteri ishinzwe gukontorora imitungo y'abanyamahanga iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Ovoka yamaze gufatira ibihano abo ngabo. Nyuma yaho rero, nyuma yuko batangaje ko ingabo z'u Rwanda zigomba gutangira kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitarenze nanone ku itariki ya 15 w'ikimana gutangazwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michael Rubio, byahise binakurikirwa rero n'uko Washington DC sinafatira ibindi bihano izindi nganda zisanzwe zitunganya n'amabuye y'agaciro n'iriya nyine gold Gasabo Gold mu rwego kugira ngo berekane ko biteguye kuzakora n'ibindi bishoboka byose ingabo zabo zikava ku butaka bwa Kongo ku neza. Ubwo nibyanga ngo bizaba ubwa Venezuela nk'uko byatangajwe. Iyo bavuze ngo bizaba bya Venezuela uhita wumva ko bazakoresha imbaraga z'umurengera zirimo no kurasa mu gihe byabaye ngombwa. Ibyo bihano kandi byafatiwe cyangwa se Washington yafatiye izo nganda z'u Rwanda zitunganya amabuye y'agaciro ni nka Bugambira Minerals Limited, Wolfram Mining Processing Limited ndetse na Rwinkwavu Mining Corporation Limited. Abayobozi b'ibi bigo kandi bafatiwe ibihano ni Jean-Marie Karima ndetse nanone akaba ari na perezida wa Gasabo Gold ndetse na Bosco Kayabotsi n'uyobora ibikorwa nanone bya buri munsi nk'umuyobozi mukuru wabyo. Ibi bivuze ko kandi imitungo yabo iri muri USA bigomba gufatirwa, kandi imitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gufatirwa, kandi abanyamahanga bose bazakorana n'ibi bigo nabo bakazafatirwa ibihano. Zahabu rero yageraga rero kuri Gasabo Gold ndetse abasirikari ngo ba Rdf Rwanda Defense Force ndetse n'abarwanyi ba M23 bakahita bayishyikiriza abakozi b'urwo ruganda bagahita batangira rero kuyitunganya. Amerika ivuga ko kandi mu ntangiriro za 2026 nibura ibiro birenga 60 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni nyinshi cyane z'amadolari byakuye cyane mu burasirazuba bwa RDC ndetse bikajyanwa kuri Gasabo Gold hakoreshejwe burya nanone bwo kuzambutsa hakoreshejwe indege cyangwa se imodoka. Ibi ni bishatse kuvuga ko ngo nanone u Rwanda rero amaherezo narwo ngo ushaka kuzisanga mu nkiko rushinjwa ubujura bwo gutwara amabuye y'agaciro na zahabu bivanywe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanone kandi bikaba yuko hamenetse amaraso. Gasabo Gold kandi yafatiwe ibihano hashingiye ku itegeko rya EO 1341 ryavuguruwe kubera ko yatanze ubufasha bw'amafaranga n'ibikoresho ndetse n'ikoranabuhanga n'ubufasha mu gutwara ibintu bifasha uyu mutwe M23. Yongeye ko kandi Gasabo Gold nanone yashinjwe kugira uruhare haba mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye mu gufasha abantu cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ikorera ibikorwa byayo bibangamira amahoro n'umutekano n'ituze bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu bucuruzi butemewe bw'umutungo kamere wabo. Washington DC ivuga ko kandi wabona amakuru ari mu Rwanda cyangwa se muri USA yerekana uburyo Leta y'u Rwanda ngo irimo kurenga kuri ibi bihano yahabwa ibihembo bingana na miliyoni. Ibyo ngibyo ubundi iyo bibaye utatangira kwibaza ngo ese kubera iki ibyo bihano bikomeza kuba. Reka tubanze tuvuge rero uburyo abayobozi atari kumvikana ubundi dukomeze n'ibindi. Hari amakuru avuga ko ingabo za M23 ubundi ziyobowe na General Sultan Makenga akaba yunganiwe na Byamungu. Abangaba akaba aribo bayoboye igisirikare. M23 ni igisirikare ndetse nanone akaba n'ishyaka rya AFC 20 AFC itandukanye na M23. AFC riyobowe na Colonel Nanga Bitala Bisumwa ndetse n'umuterankunga wabo mukuru ari we Joseph Kabila. Akaba kandi n'u Rwanda riyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Leta General James Kabarebe, dore ko bashyirwamo mu rutonde rw'abayobozi shyigikiye zino nyeshyamba mu buryo buziguye ndetse n'ubutaziguye. Bikavuga ko rero abangaba hari ingingo zitari kumvikanaho byo gutuma batongana, birimo nko kuba General Sultan Makenga ari kubabwira ati mwe muhagaritse ibindi bice kubifata, abandi bakavuga ati reka dukomeze kurwana, gahunda no kugera tugeze Kinshasa. Ibi ngibi rero bigatuma rero ngaho kutumvikana hagati y'abangaba Bernard Byamungu na Sultan Makenga, bakavuga ko ibintu bitameze neza. Ubundi wese wabonye ku rutonde rw'abayobozi bashyizwe mu majwi na on report key players in Eastern DRC Wars, haba mbere ni Bernard Byamungu, hakurikirwa na Sultan Makenga, Bertrand Bisimwa na Colonel Nanga, Stanislas Gashugi, Jean Paul Nyirabutama, Fiseni Gatama, Eugene Nkubito, Fiseni Nyakarundi, James Kabarebe, Joseph Kabila na Paul Kagame. Abo ngabo nabashyirwa ku majwi ndetse na oni kwabisha inyuma y'intambara ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Urebye ngo no ku ruhande rwabo ubona abangaba aribo bari gusubiranamwo batari kumvikana ku ngingo kumenya kurwana
mu gihe ngo John Sultan Makenga abona atari impamvu yo kumenya kurwana kubera ko bishobora kubashyira mu byago mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bikanatuma igitutu cy'amahanga kimwe no kuba baraswaho nabyo bishobora kuba byashyira rero ibingibi byabashyira mu bibazo. Ku makuru ari kuvuga aravuga ko kandi nanone kuva bino bigo bisanzwe bitunganya amabuye y'agaciro na zahabu byafatirwa ibihano kandi ari M23 ikura amarariro, nabyo ngo biri mu bintu bikomeye cyane biri kubatera igihombo. Nk'uko bivugwa ko kandi ngo igihombo gikomeye cyane kuri AFC23 raporo ishinja cyane Kagame ati soma witonze, kubera rero ko M23 ngo nanone idashobora kugera kuri system mpuzamahanga z'imari n'amabanki ishizeho uburyo bwayo bwo gusanya imisoro n'imari kugira ngo nanone ibashe kubaho, binyuze cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yoherezwa hanze binyuze mu Rwanda. Raporo yasohowe na Congo Research Group CRG hamwe na Central on International Cooperation CIC ndetse muri kaminuza ya New York, ivuga ko kandi muri Nzeri 2025 M23 yagenzuraga ibirombe 45 biri muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ayo mabuye yacukurwamo rero arimo kahota, kasetahite n'amabuye ya tini ndetse na zahabu. Kugenzura rero umutungo kamere n'imwe rero mu nkingi ko zikomeye cyane z'ubuyobozi bwihariye M23 yashizeho kubera mu mwaka 2002, kubera ko nanone itashoboraga gukoresha amabanki mpuzamahanga yashyizeho sisitemu yayo yo gukusanya amafaranga n'imisoro. Nanone ngo leta ya Congo kandi yafunze ibikorwa by'imari by'uwo mutwe ndetse kandi n'amasosiyete menshi cyane yanze gukorana nawo kubera iri mu bihano mpuzamahanga. Imwe mu bayobozi bari mu 23 yavuze ko kandi amafaranga uwo mutwe winjiza agera kuri miliyoni 10 z'amadolari buri kwezi. Iyo raporo kandi nanone igaragaza isano iri hagati yo kwagura ibice M23 igenzura yongera ry'amabuye y'agaciro yoherezwa mu mahanga ndetse aturutse mu Rwanda. Rero nanone dukurikije imibare ya leta ivugwa rero muri iyo raporo, mu mwaka 2024 u Rwanda rwohereje hanze izahabu zifite agaciro ka miliyoni 1 ndetse na 500 z'amadolari, hafi gukuba kabiri ugereranyije n'umwaka wabanje. Nyamara ngo umusaruro w'izahabu ucukurwa rero imbere mu Rwanda uguma hafi kuri bitarenga 350 ku mwaka, bingana na miliyoni 20 na miliyoni 30 z'amadolari. Biteganyijwe ko mu mwaka 2025 izahabu ngo u Rwanda rwohereje hanze gishobora kurenga miliyari 2 z'amadolari. Raporo nyinshi rero zivuga ko kandi igice kinini cy'ayo mabuye y'agaciro kiba nanone kinjijwe rwishwa giturutse muri Congo. Igice kinini kandi cy'iyo zahabu gitunganywa n'uruganda rwa Gasabo Gold Refinery rifitwe rero na leta y'u Rwanda, ari narwo rwafatiwe ibihano leta zunze ubumwe za Amerika. Urugero rugaragara rero Tahantare kuva mu mwaka Tahantare kuva rero M23 ifashe ikirombe cya Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru, u Rwanda rwohereje hanze Tahantare inshuro hafi enye mu gice cya mbere cya 2025 ugereranyije n'icyo gihe mu mwaka 2024 nk'uko bigaragazwa n'amakuru mpuzamahanga y'ubucuruzi. Urwego kandi rukora rero muri uwo mwuga ruvuga ko kandi iryo zamuka rishobora none kuba rifite agaciro k'amadolari abarirwa muri za miliyoni amagana muri rusange rero byoherezwa mu mahanga by'amabuye y'agaciro by'u Rwanda birimo zahabu, tini, tungstene ndetse na Tahantare, bigeze ku cyiciro cya miliyari 1 na miliyoni 750 z'amadolari, bingana na 54% by'ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereza hanze. Kuva rero ngibi byafatirwa ibihano ngo byashize igihombo gikomeye cyane kuri zino nyeshyamba za M23 kubera ko ariho zakuraga amarariro. Imana ibaho ibyo kurya